Yes, wagwani welcome in Tanzania. Murakaza neza muri Tanzania hamwe na Rwagakoco Live TV. Mwese mukurikirana Roof TV show, Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV official. Aho ngaho nta kindi ukora uhita unyara ugakanda subscribe, ugakanda like, hanyuma everyday ibintu tugenda dukora bikajya bihita bikugeraho ako kanya. So kuri uyu munsi rero turi muri Tanzania, ngira ngo murabona ko iki gisate turi kugenderamo gitandukanye n'icyo mu Rwanda. Video nyinshi twagiye tuzikora rero zibereka impamvu ese tugendera iburyo abandi bakagendera ibumoso. Kuri uyu munsi rero turi kugendera mu gisate cy'ibumoso hano mu gihugu cya Tanzania mu gace kitwa Tabora. Aha rero mu gihugu cya Tanzania ni ibice bikunze kurangwa n'imirambi cyangwa se ahantu hatambika cyane, ariko ntibazakubeshye cyangwa ngo wibeshye, ni naho hantu nanone haba imisozi mibi, imisozi ihanamye cyane, harimo nk'imisozi twavuga za Sekeke, akaza izindi nk'undi musozi nawo ewana nawo muremure cyane ugiye kugera hano hitwa za Manyoni werekeza za Singida, ubwo ngubwo buri guturuka Dar es Salaam. Ni umusozi rero witwa rwose Sukamahera, nawo ni umusozi muremure cyane kandi uhanamye, nawo bisaba rero abashoferi batwara izi modoka nini z'imizigo kwitonda mu buryo bukomeye cyane kugira ngo ubashe kugera iyo ujya amahoro, nk'aya gahunda yacu yagerayo amahoro ndetse na turindane. So kuri uyu munsi rero ikingaruye nta kindi ni ukuganira namwe, ni ukugenda turebera hamwe ubwiza nyaburanga bw'iki gihugu cya Tanzania. Tugenda gutya tukanyuzamo tukaba tubateye akantu nyine kugira ngo nyine mubashe namwe kwihera amaso. Hari igihe usanga umuntu aba mu Rwanda ugasanga nta n'ibindi bice by'u Rwanda nanone aranasura, ariko twebwe tugerageza kugenda tukunyuza nyine ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'uko twagiriwe ayo mahirwe. So rero ngira ngo nk'uko nababwiye, ubu ngubu twerekeje ahitwa Tabora, dushakisha ahitwa Inzega. Mu Rwanda rero muzi ko agace kitwa Inzega ni hariya hagati ya Nyamagabe na Huye, niba ntibeshye, hagati ya ni muri Nyamagabe hariya, wa mugani bajya bavuga ngo yakubiti wahareba Inzega. Inzega rero kari agasantere gakomeye cyane kakorerwagamo ubucuruzi. Ubu rero nabwo twerekeje ahitwa Inzega, turanyura Tabora, ariko hakaba undi muhanda witwa unyura Singida. Ngira ngo wenda Singida aho mwayimenyera ni ku ikipe yitwa Singida FC. Ni agace rero, ni umujyi ufite n'ikipe, ikipe ikomeye cyane ndetse yajyaga iza guhangana na za PER ndetse na Rayon Sport hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero ahangaha ni umuhanda muremure kuva Manyoni werekeza Tabora ni ibirometero 254, hanyuma tukaza kongera tukava Tabora twerekeza Nzega, tukaza kugenda ibirometero n'ubundi 117, kugira ngo mwumve uburyo ki hano hantu imiterere yayo itandukanye n'iyo mu Rwanda. Iyo bisi ihagurutse i Kigali Nyabugogo yerekeje i Rusizi, ishobora gukoresha amasaha 7 cyangwa se amasaha 8, mu gihe hano ikaba yagenze ibirometero 254 cyangwa na 6 kugera i Rusizi Kamembe, mu gihe hano tugiye kugenda ibirometero 400 cyangwa se 370 gutyo, mu gihe kitageze no ku masaha ya 8. Murumva rero ibitandukaniro nta rindi, nuko ibi bihugu bifite imihanda myiza y'imirambi nk'uko mubibona, cyane ko ari naho muzumva hakunze kuba imihanda ya gari ya moshi. Nk'ubu ahantu turi kugenda hano hirya rwose, hano hagati mu gashyamba hari umuhanda wa gari ya moshi, nituza kuwugeraho ndaza kuwubereka. So icyo rero ntabwo aricyo cyatuzinduye, twazinduwe n'iki? Twazinduwe no kugira utuntu tumwe tw'udutekinike tugenda tubereka. Igihe utwaye mu mihanda ya highways nk'iyi ngiyi, imihanda miremire nk'iyi ngiyi, ushaka kudepansa, birazwi ko uyu murongo urombereje cyangwa se uyu murongo udacagaguye ntabwo byemewe rwose kugira gute kuba wawudepansirizaho, cyane ko uba uri ahantu nyine hashobora hagaragara ko hateza ibyago. Niyo mpamvu nyine baba barawushyizeho umurongo ucagaguye ukakwemerera kuba wagira gute wanyura ku kindi kinyabiziga kikuri imbere igihe ukirusha umuvuduko. Igihe ikinyabiziga kikuri imbere uba
kikurusha umuvuduko ntago ari byiza kukidepansa kuko biragorana. So rero nk'iki kinyabiziga kindi imbere ngewe ntwariye ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha, bivuze ngo nawe ni wariho cyangwa se wenda arengejeho nka 2 cyangwa 3. bisobanuye iki? Kugira ngo nzamuceho nuko ngomba byibuze kwihuta nkafata umuvuduko wa 65 cyangwa se 70, nakongera cyane ngafata 80 kugira ngo mbashe kumunyuraho nihuta, sinze no kumubangamira igihe ngaruka mu mukono wanjye. Ku modoka nini rero iyo ugiye kudepansa ngubu mwegereye, kirazira guhita ngenda njyana y'umutwe nka side nicayeho, ntabwo nshobora kureba imodoka ziri kuva hari imbere. Akantu nagira ngo mbereke rero ni akahe, nuko uba ugomba guhengeka ukaza ugahengereza uturutse hano ibumoso bw'ikinyabiziga kikuri imbere, ukabasha kureba niba hari ikinyabiziga kivayo. Ngira ngo murabona ko ndebeye hano ndi kurebayo kubera ko nicaye iruhande rw'ibumoso. Ninjya kureba iburyo ntabwo ndi burebeyo na kamera murabona ko itarebayo, byasaba kwihengeka cyane cyangwa se nkajyanayo ikizuru, ubwo haba hari ikinyabiziga cyaje kiruka kikabaye amazuru cyayakuraho. So rero akantu nagira ngo mbereke, iyo ushaka kudepansa ikinyabiziga kikuri imbere, hengereza uturutse ibumoso bw'ikinyabiziga kikuri imbere, cyangwa se usigamo distance ndende ushyiremo akanya kugira ngo uze kubasha kurebayo. Murabona ko ngubu nasizemo akanya ndarebayo gutya ndi kurebayo, nta kinyabiziga giturutseyo. Ubwo niba kivuyeho, dore ngikiriya kiraje, ukitonda ukabanza ukareba niba ikinyabiziga kikuri imbere uri bwihute, ibyo bintu mbisubiremo, uri bwihute ukagicaho ku buryo ikindi kiri buze utari buteze impagarara mu nzira nyabagendwa. Ako rero niko nagira ngo mbabwire kuri uyu munsi. Ariko uramutse ufite ikibazo, igitekerezo, icyifuzo, iyi ni Rwagakoco Live TV, iri hano ku bwanyu, ntabwo ari ku bwacu. Twebwe dukora ibintu kuko muhari, mubaye mudahari ntacyo twakwikorera rwose. So reka mbereke wa muhanda wa gari ya moshi, ngira ngo murawubona aho hariho ibyuma. Uyu nguyu ni umuhanda wa gari ya moshi. Ubu ngubu ni uko nyine hakiri mu gitondo, turamutse tugiriwe amahirwe nayo tugahura nayo twaza kuyibereka. Uyu ni umuhanda wa gari ya moshi. Umunsi bizadukundira tuzawubereka neza, tugende tunyureho, tufate amashusho neza. Ni gari ya mwuka, twebwe rero tuyita gari ya moshi. Gari ya mwuka rero niriya nzira yayo murabona ko bubangikanye cyane n'uw'ibinyabiziga bisanzwe, bitewe na security ndetse n'uburyo bwo kubasha kumaintaininga nyine iyi mihanda. Dukomeza gushimira abantu rero bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe, haba kuri Satya TV, kuri Rwagakoco Live TV, ndetse no kuri Roof TV show. Tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye aba yakomeje kugenda avugwa mu Rwanda ndetse mu baturanyi, yewe no ku isi hose. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, impagarike n'ubugingo. Turabifuriza amafaranga, mukomeze mugire amafaranga, mugire iterambere, igihugu cyacu gitera imbere, natwe dutere imbere, imiryango yacu itera imbere. Nyagasani rero akomeze kubarinda no kubakomeza muri byose. Ngayo nguko, mukande subscribe, mukande like, mushyireho comments. Ciao ciao. mwayibonye moroto. Aha ni moroto. Ngubu tuvuga
bwana Bakame ari mu ryitanu. Mwe mugeze ko twebwe twageze mu Kinogo.